Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi gushaka umuntu umwe ngo yemere idini ryanyu, ariko iyo ahindutse bituma abarusa inkuge ebyiri kuba umwami w'Igehinomu. Ngo ariko twagusabye kutubwira amagambo meza mwigisha, ngo urumva ari nko kudutuka no kudusuzuguza mu ruhame. Mwabarandasi bahumye mwe, muzabona ishyano mwebwe muvuga ngo murahiye urusengero ntacyo bitwaye. Ngo ariko urahiye izahabu yo mu rusengero azaba yibohesheje iyo ndahiro arahiye. Mwa bapfu mwe, mwa mpumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni izahabu cyangwa n'urusengero rwubahiriza izahabu? Ngo ntabwo muzi ikiruta ikindi, mwibaze yuko namwe mutazi ikiruta ikindi, kandi ari mwebwe batambyi. Kandi ngo urahiye igicaniro ntacyo bitwaye, ngo ariko urahiye ituro rikiriho azaba yibohesheje iyo ndahiro ye. Mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni ituro cyangwa ni igicaniro cyubahiriza ituro? Batariko mwigisha, ibyo ntabwo mbisobanukiwe neza. Urahiye igicaniro aba arahiye igicaniro n'ibikiriho byose, ariko urahiye urusengero nirwo aba arahiye n'ibirubamo byose, ndetse n'urahiye ijuru aba arahiye intebe y'Imana n'Imana icaraho. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu icumi n'isugi bya kumino, mukirengagiza amagambo akomeye ariyo kutabera, imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, ariko na bya bindi ntimubireke. Ariko ntabwo ari twebwe twibagiza amategeko mwigisha. Mwabarandasi bahumye mwe, mubinina umubu ariko ingamiya mukayimira bunguri. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe, ariko imbere huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Wa mufarisayo utirinda, banza woze imbehe y'igikombe n'imbehe, hanyuma inyuma yacyo habone kuba heza. Turumva wagira ngo nta cyiza tugira mwigisha, aho wahereye nta cyiza uratuvugaho. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa bigaragarira inyuma ko ari byiza, ariko imbere huzuye amagufwa n'abapfuye n'ibihumanya byose. Ariko ni nkamwe, nyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, ariko ku mutima mwuzuye uburyarya. Ngo aho bigeze turumva warekeraho, utangiye kurengera. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi, mukavuga muti iyo abatwariho mu gihe cya basogokuruza tuba twarafatanyije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi. Uko niko mwihamya ko muri abana b'abayisha abahanuzi. Ariko twakwihoreye natwe, nawe urashekerwa ugeze aho twita abicanyi ntawe twishe. Mwa bana b'incira mwe, muzahunga muti iteka rya Gehinomu. Guhera ubu ngiye kubatumaho abahanuzi, abanyabwenge n'abanditsi. Bamwe muri bo muzabica, muzababamba, abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu, kandi muzabirukanya mu midugudu yabo bajyamo. Niko mugirweho rero n'amaraso y'abakiranutse, uhereye ku maraso ya Abeli. Ati wowe wasuzuguye igihugu cyose ukigira umwana w'Imana, ugahamya ko uri umwana w'Imana. Tugusabye gucunga ibyo uvuga, ndetse bishobora no kugushyira mu rubanza. Ibyo mwigize. Ariko mujye muvuga ibintu muzi icyo muvuga icyo ari cyo. Ariko uzi ko ari umwana w'Imana babwiraga gutyo? Dore inzu yanyu muyisiga ari umusaka. Ndababwiza ukuri yuko mutazambona uhereye none kugeza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Bariyegeranya bati uriya mugabo yaradututse koko, kuriya si ukudutuka ni ukutwandagaza. Uzi ko nawe yageze akavuga ngo tumeze nk'intumbi, nta n'ubwoba yuko duhari. Nihatagira gutya ngo ahagarikirwe umuvuduko, bizagera aho birenge hagira igikorwa kitari none bitari na kera. Mwebwe muravuga cyababwira yuko uwo Yezu uwo nguwo amaze no kuzura umuntu. Nyamara azuye umugabo bita Lazaro abantu bose bareba,
ngo kandi yari amaze iminsi 3 baramuhambye kandi yarananutse. Bati ariko ibyo bintu uvuga ubihagazeho? Ibyo ni ibintu nzi neza. Uwo mugabo Lazaro ndamuzi, ni musaza w'abakobwa babiri Mariya na Marita, yari yaranapfuye ndetse baranamuhambye, none uwo mugabo yabuzuye. Mwiboneye amuvura? Njyewe ntabwo namubonye mpagaze, ariko Lazaro namubonye ahagaze n'amaguru ye. Ndabyizeye kandi yuko yari yarapfuye. Icyogeye kandi rubanda bose bari gutangarira ububasha bw'uwo mugabo. Bati none se tugire gute ko akomeje gukora ibitangaza byinshi uriya mugabo? Ndetse abenshi bamaze no kumukurikira, benshi cyane. Ndetse nidukomeza no kumwihorera, ndetse Abaroma bazigarurira ubwami bwacu baburimbure, ndetse n'igihugu cyacu kizagenda kibura amahoro, ariko umuntu umwe apfuye abantu bose babaho amahoro, ishyanga ryasigara ari amahoro. Ntange se abasirikare bagende bamwice muri iyi minsi, ngo asigaye agenda nta kigaragara agenda yigisha abantu.